sun. Darida Oui mama. ngwino nkwereke ibintu noneho biri hano. Ngwino nkwereke. Hari ibintu ndi kubona hano byanyobeye. Kose mama nawe usigaye ukoresha imbuga nkoranyambaga? Ntazikoresha. Ubu aho wamenyeye gukoresha smartphone ntawe uzagukira. Ngomba kubimenyereza. Uri rutwitsi. Cyane. Dore ngo ukuntu arimo guceza. Ahubwo se uyu si wa mama w'inshuti yawe wapostinze kuri TikTok aceza? Ngo namajyambere. Uzi nawe iki kugira ngo twiteho? Njyewe ngibi mbikora. Kandi video yapostinze. Ndo wa munyakazi ibi sinzabikore n'umunsi n'umwe. Mama nawe ujye uvana ubuturage aho ngaho. Kare. Usaza ni mu mutwe. Ukuntu yatigishije amabuno we. Ahubwo se ko mperuka utazi n'ukuntu basikuroringa waje kubimenya gute? Nanjye nsigaye umva isi irakuryoha nyemere cyane. Simaze kukuryohana kabisa. Ahubwo wapfuye yarihuse. Wamenye se none uko bapostinga kuri stati? Birebe ko posting ikintu turebe. Tuzongera kugira ngo bya bintu byanye na postinze bijyawe nande. Hari igihe binagenda bwo njya mbikora bikagenda. Nkabona biragiye. Nta muntu bitwara ahubwo y'amasaha wabishyiriye yageze. Bita birangira nyine bikavaho. Kuri aka karo gutya. Hanyuma wajya gushyiraho caption ukaza ukandika caption. Yego. Nyine amagambo ushaka kwandika ku ifoto cyangwa video wapostinze ugashyira hari itushe. Ugahita uyandika munsi. Ngana itushe ni ikaramu. Yego. Ndabize. Uconda se n'icyo gitoki wapfunda. Ikibazo ari genzi bakoroho gahoro. Ariko mere. Nakamenyero. Reka nongere mbikururure. Nagira gutya. Noneho nkakanda hano ku ibike. Nahita nandikaho imirongo ya Bibiliya. Bya bindi bya Bibiliya byakunda gusenga. Ese uyu munsi noneho ko utagiye mu masengesho byagenze bite musanze ngo uyu munsi haramutse nabi. Ndavuga ngo iyi mvura itasanga mu nzira. Amasengesho ndayakorera mu rugo mwana. Kora wantejeje abantu kazu kampamagara ngo Yesu ashimwe abantu bose bagahita bumva aho pore bakumva Yesu ashimwe bagahita baturika bagaseka mu kazi. Erega Yesu byawe byose ngo ni Yesu ashimwe mwana we. Buriya niba wari ubizi rero akamaro Yesu Kristo afite. Ngo akagombye gutuza. Ariko nawe hari igihe ukabya ahantu hose utamenye n'ahantu umuntu ngo Yesu ashimwe umuntu atakwikiriza ugakomeza usubiramo ngo Yesu ashimwe. Kugeza aho bavuze ngo Yesu nahimbazwe. Cyane rwose. Ese mama ko nta cyayi nabonye hano byagenze gute? Icyayi. Kandi ntashye numva nikonje. Mu materemusi niba bihari. Nta kintu kirimo. Wagize abashyitsi se? Sawa ubwo. Ese undi wa mukobwa igihe yatahezaga ruko ryari? Ni wa mukozi wa Jose? Nawe nabonye rwose ntakigiye. Ntabwo njye nirukana abakozi. Ahubwo ngusetse. Hari umuhungu duturanye hirya nawe ukora mu rugo. Barakundanye. Waruzi ko rero bagiye kubana. Nese kuki wari warambwiye ko muha urushye rwo kujya mu rugo ntumbwire yuko yagiye gushaka umugabo. Yari yaramuteye indari. Deka naje kwihurira ni nyirabuja hano hepfo. Arambwira ati burya Gasana yajyanye na Clementine. Ndumirwa. Ese nta kundi rukundo se ko nta abantu batarugira reka bibanire nta kundi. Byibura bo bahisemo bafata icyemezo bemera kubana ntibaguma mu gasozi. Niba barateranye nayo mada. Oya buriya ngiye ikintu nakunze. Handa Clementine yajyanye. Kandi none rero aguze ihene nyinshi mu cyaro. Iwabo. Amafaranga yose yarambwiraga ati ngiye nkuru zikura nukuta konzi ko wagiye gusenga izo nkuru zikura. Mukoza arambwira iyo ngiye kumuhemba. Arambwira nawe usigaye ufite babagore b'abanyamagambo baza kukubwira amagambo. Clementine twaricaranye arabimbwira. Ati rundanya amafaranga yanjye yamera rimwe mu kwezi ntacyo ari bumarire. Uzayampe ndashaka kwigurira udutungo. Abwo abaguza amahene. Yarambwiye ngo none yaguze n'inkwavu. Niyo bakunda ibintu by'ubworozi cyane. Ngo yaguze n'inkwavu ngo zirangije ngo niba ari intuzo yazishyize muri ka kazu katwo. Sinzi ngo niba ari amapusi yaje arazitwara niba ari ibisimba ngo biza bigatwara inkwavu. Mama sindi bujye mu gikoni rero uraza kumbabarira uyu munsi natahanya akazi ngomba gusoza navuye ku kazi ntasoje akazi aramuraporo yo ku kazi ngomba kurangiza. Sigasha nawe rero. Mama nuko uritetesha ugakabya. Mama ntago ari ukwitetesha. Niba natahanye raporo zo ku kazi
natahanye assignment zo muri kaminuza ngomba gukora ubusurumva biri bugende gute nubizi ko mfite umwanya ngukorera imirimo yose nshisha urabizi nakubura nkageza hanze ya portail bakamenya bose urabikora ndabizi ariko ikibazo gira najyango wenda utaza kugira ngo hari ikindi kigiye gutuma njya muri chambre kwifungirana n'izo mpamvu ubwo turara tutariye mama twara gute tutariye kandi nanjye nshonje basi wenda rero tuntu tworoheje ukora nka twa spaghetti n'icyayi iyo abantu dukuza burya se dukunda no kurya nijoro cyangwa twirira imbuto dufate n'icyushyu turarya imbuto asha akazi nazagacikanya ishuri cyangwa nze gukora agapotage nta kibazo mami karameli nese wa mwana wo kwa papa mukuru wageze he haza yo urazi nta mayinite disi afitemo arambwiye ngo ari ku igeti kuri what's kuri kiwereka njye ku mukendo murebe disi ufungure Sheira ni kwa gakobwa we mami naho kurupa hanga kurupa hose nandi gukora amasuku mu cyumba subwo nuko abandi bunama kugira ngo nta mugongo kagira naso ni kurupa hose warangiza namwe ibyayi mumaje kunywa ibyayi none dore urareba se ni ugomba kungongera ukambiri nta soni ntitugende urwoze gira vuba vuba genda se ibyo bamubwira ntabwo uba ubyumva nta soni isi ariko se ubu nguru rwararezwe bagukana urwo rukaba mbere niyambaririze urarwogeje neza uraruhanaguye ngaho kurupa neza hose ahangaha se gutahakora hanze ndakora jya ugira vuba ariko wagira ngo wacitse intuza gira vuba vuba se manuka na ruguru hirya kandi ujye ukorana umwete vuba vuba soni se wagiye ugira gutira urushaki rwawe ukarurambura neza no kugira usirwa rugukingiriza vuba nakubwiye ko uzajya ushyira ibitambaro muri uru rutwe rwawe kugira ngo uzajye ubanza urutwe rwawe kumenya ibyo ndumubwira n'ako kameza gaterure ako kameza gaterure weruka gukoza ryari jyana neza ntumenere telefone urebe kwa kutumva kwawe ako kameza kari gusubira ahangaha do birasi imverope kuramo biriya imverope byaje byageze gute hakorope neza rero nana bite soma ndi kumwe n'imburamukuru ntazi ubwoko bwayo nshaka ngo yakoropye ariko yakoropye hehe gira vuba se by'umwana wanjye kukoze bikureho vuba vuba hano kikubabariza umutima twicara arirangiza amakaro y'inzu yacu gusa kuva yagera ahangaha se urabona amakaro yacu asigaye ari mikororo
uzi ko arutwa na Clementine wa mukozi wacu. Gira vuba vuba se nahari warageze vuba. Ayo mazi kandi yanduye. Ngiye mba naraguze ibikoresho byose. Iyi meza irafite se ahubwo. Garuka. Wabonye ibintu wakoze? Wabonye ibintu wakoze? Asoni. Genda suza n'agatambaro vuba vuba hanagure. Genda n'urwo rudobo. Gira vuba vuba. Vira hangaha. Gira vuba. Watetse? Watetse Sheila? Nari ngiye guteka. Ngiye guteka. Asoni. Tujye rwana kuva rwagira hangaha. Mama nsigaye umukobwa asigaye ateka ibiryo bikantera inzoka. Bikakubiga. Utwo nsigaye njya ku kazi nabyimbye. Ibaze nushaka gusura. Nkatura n'ubwangati mu bantu. Sheila. Banguka wumve ibyo umwana wanjye akubwira. Mushize yatetse umunyu mwinshi ukajya umbabaza mu nkanka. Ndakwigurira ibindi byawe hanyuma none ukigoreka. Wumvise ko umwana wanjye watangiye kumutekera ibiryo birimo umunyu? Wabyumvishije? None ntabwo bizongera. Subira ugiye guteka ibindi. Sundi wabaga ntabwo watekaga. Soni. Rero kino cyana simbizi. Ako buriya ni nyina ni se. Mama ihore reka nkwerekera gasima kumfasha uyu munsi. Nyerekera shiri. Nagapostinze abantu barambwira ngo naberewe. Nyerekera. Ndaba mushanga iwanyu muri abakire. Mbega byiza. Umunsi ufitanye gahunda n'abashuti banjye turaza gusohoka. Ngo amafaranga ujye muri salo. Okay. Ahubwo ndaza kwambara iki? Igitwika nyine kiribone ko natwitse. Uze kwambara? Zambeto zimeze nka bote. Zimwe zigera mu mavi? Yego zigira hangaha. Hanyuma nambare n'iki? Nakajipo se. Nakajipo n'agakwiri. N'akantu kinuzi kakandi. Kameze nk'uruhu, kameze nk'iki? Agakwiri. Agakwiri. Noneho ugashyiremo akagira. N'uduherena. Na cya gifime kinini. Yego. Nibyo nshaka. Ugiye kugenda dufata agaselfie nze kwereka abantu mami wanjye ko dufite imisatsi imeze kimwe mbere yuko mpindura look. Reka tuyigire gutyo. Tuyigire gutyo. Reka njye kwitegura gende amasaha yagiye. Ndatwara ya modoka yawe uzari ya papa sibyo? Urasirimo esasi. Turayishira mu nitwika. Icyo ushaka ndabizi icyo washatse nicyo utwara. Urumva bafiye. Ugenda ariko urubuga kuza kare bagukumbuye. Mami ndataha kare subize ko nkukunda. Reka ngende rero amasaha yamfashe nitegure ngende nakireza abandi bana. Okay, nanjye ubu ngubu ugiye kugenda. Hari abantu dufitanye gahunda yo kujya mu masengesho ariko ntabwo turi burare ubanguke nabi. Mama ndashaka kuri station mwe full tank sibyo? Nta kibazo nanjye ndatwara indi modoka igize isigaye. Ako shaka kundi modoka ya Sosha. Cyane sinitwa wase. Yego mukobwa wase. None ubwo ngubwo turasohokera rimwe se. Reka mbe ntacura abantu ngenda nyuma sibyo? Yego mani. Yego. Gabwa wanjye rwose. Yamunsi byari byiza. Sereri nagiraje. Ngo bimeze biteze. Warangije kwanza imirimo mu gikari yose wayirangije? Ngo bimeze biteze. Hari umucuti wanjye uruze kunsura twigana. Umucuti wawe? Yego. Hanyuma se raza ari gatike?
araza ari gati ki araza azanywe n'iki araza ko baje kunsura duherukana kera yari yarabuze nimero yanjye mva imbere mva imbere ra Sheila garuka hano ndakubwiye ngo ndabyanze wamyumvishije neza hano ntabwo ari mu isoko ntabwo haza ari za vayiviye tumuka mva iruhande mva imbere se tangiye gutumira abantu wagira ngo ni iwawe ntabwo ari iwanyu si ni iwawe cyane karibu Urakoze. amakuru y'imeze Amakuru ni meza. Ayawe situherukana kera. cyane pe Nse wanyibuka gutambisha. urumva se nakwibagirwa Yaciye y'imyaka myinshi. aciye igihe kinini ariko sinakwibagirwa ahubwo nabonye impamagaye birantungura pe Nyina abantu bazirikana abandi. Erega Sheila nakubeshye bura ku ishuri. Sinzi nimba twari tukiri abana ariko uranakugiriraga gakurashe niba. sure Akayina ngatinya kubikubwira nabonaga bitava mutu. ariko twari tukiri abana Ya, twari tukiri abana. Ariko twarakuze. Yabeshye. nsiya ndabona nawe ubuzima bwarahindutse we warabyibushe usa neza Ya, Imana yangiriye neza mbona akazi keza nyine ngira ubuzima. Imana ishimwe pe Ya, burya Imana ni nziza nyine igiye iguhindurira ubuzima tu. Gusa Sheila ya impamvu naguhamagaye nta yindi ndashaka nyine twongere tubyore umubano nk'uwo twari dufitanye kera. Ikindi ndashaka nimba sinzi wenda nimba ufite umuntu nifuza ko wambera girlfriend nyine ya tukazapanga ibintu bizima. Biragutunguye buri kuntungura uri kumbana mushya pe oya nyine nk'uko wabivuze urumva kera twari abana ariko ubu twarakuze yego kandi ndakeka hari umuntu ufite se ntayakuze ukuri uri no kuntera isoni oya iyo zigera uri kumbwira n'ukuri ndi kugutungura uri kuntungura ndi kubona atari wowe narinzi oya bo njyewe kandi ibintu ndi kukubwira n'ibintu natekerejeho kandi ibintu nkuye ku mutima ndifuza ko wambera kopine twankundira tukazaba abasheri ishusho nyine kwambera umufasha. Urabizi kuva kera twari inshuti pe nta kibazo twari dufitanye twari inshuti ndumva rero ubucuti bwacu bwakomeza ibyo byo kuba kopine wawe nabyo bikazagenda biza nyuma icya mbere buriya ni ubucuti uba ufitanye n'umuntu yambo murakoze nawe ntabwo nagushiraho pressure gusa ubu nyemereye ubwo bizagenda bibiza sibyo cyane ukuri nishimye wampamagaye kenshi usaba ko twahura waza kunsura mbitekerezaho mbona birakwiye niyo mpamvu nyine nakwemerera no munsi ariko wumve ngo wantunguye iriya modoka wajemo we uzi ko nagukinguriye ku gipangu ndumirwa ndavuga ngo ni wowe ahubwo ndashaka kuzaza gufata umunsi umwe dusohoke nyine tujya ahantu mu karesitora dusangire ahantu wumva wisanzuye nyine turumva hano ni mu rugo nta kibazo nise hano wahuye nyine se nta bandi bari
ese wamenye ibyambayeho namenye ko papa yitabye Imana sheri raporo ni ukuri narabyumvise akora no kwihangana ko bigenda ku isi sha bumeze neza narabyakiriye aho mu buzima umva twishinze kuganira nibagiye no kukwakira nkwakiza iki ntabwo ari ngombwa n'ubundi nahingiye Sheila we mami iriya modoka mbonye hariya ni iyande iparikiye mu gipangu ni iyande ni umushizi umushizi mwiriwe mama Sheila umeze neza muri uru rugo nta kibazo meze neza nta kibazo uriya mubyeyi ko mbonye asa nkaho agira amahane nta kibazo cyameze neza none se ubundi se mupfanye uriya umugabo we yavukana na papa naho papa akimara kwitaba Imana nyine imiryango yaricaye ifata umwanzuro yuko ngomba kuza gutura hano none se utambeshye arakwishimiye cyangwa oya mbwiza ukuri ko umuntu utanubaha abashitsi oya Sheila mbwiza ukuri kuko uno mubyeyi ukuntu yinjiye hano ugahita wikanga ushobora kuba utamerewe neza muri uru rugo icyo kibazo ruba byandi ni isitori ndende iyo ngiye kubivuga mbura aho mpera naho nahereza mbwira ndakumva papa akitaba Imana nyine imiryango nk'uko nabikubwiye imiryango yaricaye ifata umwanzuro nyine yuko ngomba kuza gutura hano ntihagera ni ukuri banyeretse urukundo rudasanzwe banyereka ko banyishimiye banyereka ko bankunze banyereka nyine ko ntacyo nzababurana ariko nyine uko iminsi yagiye igenda niko ubuzima bwagiye bukomeza kuba bubi ubundi uje oya ntabwo ari turakomeza umbwira nyine bankoresha imirimo myinshi hano mu rugo niyo nkoze ibintu ntabwo bajya babona ko nabikoze neza iyo ntetse ibiryo kenshi turabimena unabitetse nabi imyenda yawe ntigira ifura noneho kenshi ikintu cyose nkora aba ndi hejuru ari kumbwira ngo kora gutya ariko nyine nta muntu mbasha kubwira ibi bintu ngira nyine naganiriza agahinda mporana ngira naganiriza ibibazo mpura nabyo hano mu rugo Sheila wivunika sibyo ndahari ngiye mwemereye ko nzajya gushakira umwanya nkaza kuganiriza cyangwa se kaganira kuri telefone kandi nimba ubona utamerewe neza uzajya umbwira ntabwo wahora utotezwa kuko n'ibi ngibi birahanirwa n'amategeko rubaye iby'amategeko ntabwo ushaka ko bibizamo nonese ko wumva bagukandamiza kandi uri umwana wa famiye amaherezo azawe erega n'itotezwa byagutera ihungabana ukagira ubuzima bubi kandi nabo bazi ibyakubayeho ibi ntabwo bijya binungura oya no ntabwo ngiye nakwishimira ntabwo bijya binungura mu wanjye agihari yajyaga ambwira ko nyine abantu bahinduka
ko ngera muri runo rugo urukundo banyeretse ntawe ruhuriye n'ubwo bari kunyereka ubu ngubu. Oya gusa njyewe icyo nkwemereye ntuzajya ugira ikibazo uzajya umbwira sibyo? Agakobwa se kagiye. Sheila! Oui, mami. Garuka hano. Garutswa sevu. Ukuntu kagenda. Bicazwa. Nari nagiye njya kuva ahangaha nkajya hanze nari nakubwiye ngo iki? Ntabwo ari wambwira? Nari nakubwiye ngo iki ngiye hanze nkakubwira ngo amagambo yose wagiye umbwira. Nagusubiriye ngo iki? Subiramo ibyo nakubwiye. Navuze ko nta bashitsi ushaka hano. Hanyuma Mbabarira ntabwo bizongera. ndakubwiye ngo hanyuma. Mbabarira ntabwo bizongera n'ukuri. Hano ni ukuvuga ngo niwe utangiye kwiha amabwiriza mu rugo rwanjye. Oya ntabwo bizongera n'ukuri mbabarira. None ninde? Ninde kari ko kubwira? Wowe bwira. Mbabarira n'ukuri ntabwo bizongera. Ninde hano utegeka muri runo rugo rwanjye? Ni wowe. Fukama havu. Fukama. Soni. Fata amatwi vuba. Mami wiriwe. Habaye iki hano se? Nkobwa ntazi ubwoko bwayo. Uzagasuzugura ifite. Kare yaje arambwira ngo ifite ngo umushyitsi. Mubwira ko iwanjye atari mu isoko. Arangije noneho agashya mbonye. Mbaye nkirenga umutaru neza mu minota 5. Yarahagejeje umuhungu ahangaha. Imodoka yari yaparitse. Mama usigaye harabaye mu igoro ry'abahungu. Usigaye usuzugura mama wanjye? Usigaye usuzugura mama wanjye? Zana ayo matwi yawe atumva hano. Mumpanire. Usuzugura mama nta soni. Munyumvishirize mwana. Undi si binini cyakire bimeze gutya bisa. Abahungu bazanye muri urugo nabahe? Mpeze nabonye. Nabahe vuga usubiremo batumusuzugura mama. Nabonye ari uruhungu rw'itazi ubwoko bwarwo. Sweni kubaza koko katavuga. Vuga. Kiriya gihugu ni kibishawe. Usuzugura mama. Wasere kugura uruhungu ukuntu ari rubi. Nta soni. Iyi nzu ntago mama yayubatse ngo ujye uzanamo abantu bose ubonye we. Munyumvishirize mumbwirire. Hano mufate sakoshi yanjye ijyane mu cyumba. Witunzana n'amazi. Cyane se ibyo kubyumva. Haguruka. Ibyo akubwiye ntabwo byumva. Jyana isakoshi vuba. Rero tugenda. Ibi kiba cyambaye bana muri ibi. Nitishire mu cyumba. Isakoshi yanjye iri hasi vuba. Gira vuba. Terura isakoshi yanjye. Isakoshi y'umwana wanjye ufite kuyiterura ukayijugunya hasi gutyo uko uboneye. Iva mu. Ndakubita. Izi bicaje mwana. Yabaye baguteka. Mawiri utese. Ni stress ya kano gakobwa. Sorry. Nayo ntagukumva. Akora mu baniye. Nta muntu ugomba kugusuzugura ndi hano. Baniye bishimye. Urabona ukuntu aba yatumye inzobe yawe ihinduka urukaradi. Ceceka ndababaye cyane. Ahise hano mukoteshereze mami wanjye. Ariko reka kubwira. Agatoreka mubwire. Kagiye se. Kagiye agashisho. Ni kohobe ni kagiye agashisho. Reka mubwire. Ubwo nabwo nakubwiraga kuriya. Ngo ni umusore mubi ngo ni iki? Mbega umusore mwiza Darida. Arasate? Ni igitangaza cy'umusore imva ukuntu navugishijwe. Papa simple. Navuze ngo Sindo gusize lipstick. Moya no umujinya nari ifite bigenda. Sorry mami.
nyine twikomereze ubwo rero ndamubona ndavuga ine ntabwo akwiriye kari agakobwa waretse nkamuguhereza kamutoraguye heheze ntabwo mbizi ujya wigatekereza bambwira ngo pangire ukuntu uriya musore ahubwo yazi pangire umusore ujya kwikaraba bari mu rwego rwanjye ego ko ubwo uzi imodoka afite yewe nuko nihagazeho nkabasuzugura nkabaca amazi irarutiye papa ni umusore mwiza muremure uzi ko mbashaka bakwe b'abantu afite ukuntu ateye navuze ngo nta wundi akuri usibye umukobwa wanjye Darita none twaberana mwaberana bien neza do umutemere neza mami ubwo ibintu washimye nibyo nta kibazo nabizi ndagukunda nabashaka kubaza mama ubwo rero nshaka uburyo ki turebe ukuntu kari agakobwa nzajya nkabwira kagume mu cyumba oya ni kongera kuza sibyo ntikazongere kwinjira hano muri salo nurangiza urumva nurangiza naramukaje uwo musore sibyo uzaba wambaye imyenda myiza yindi myiza yatira nyine urumva use neza akoma mugunje tuzamukukana tipe ni muhogo sina ubwawe uzahita utebera uriya niwe ugomba kumbera umukwe afite body bavuga ngo kubakika bya rero ngo barubakitse hano arateranye aho ngaho nshobora guhita ngwamo none kariya kamera nyine urumva ufite mami nyine umusore nazajyana ufite nanjye mfite imodoka ya dadi yasize imitungo ikajya mu yindi mami ibintu byiza byose ni ibyanjye cyane buri kimwe cyose ntabwo reka ngiye kukwereka ukuntu urumva hindura ikibuga mami wenda kwemera ubundi ngenda byawe n'umumami usobanutse that's why nanjye isobanutse icecekere kumwereke Sheira sibe karitaba noneho Sheira oui mami garuka ako wajya uba ngo gukitaba mami wanjye sinkasubiremo kabiri ariko ushaka njyewe nzakunige nkumiza umwo canga zana iyo telefone yawe kuramo password mama wanjye niwe uri kureba gutyo wazamuye iminwa mama wanjye niwe uri kureba gutyo wazamuye iminwa gira vuba nahita nza nkakogosha ondoka subira mu gikari kuba utihuta haba habura iki kugira ngo wihute asonze ubu rero gahunda uko zimeze sibyo ugiye kumutelefona urumva wivugishwe nka Sheira umubwire ko nyine mukumbuye ugeze gute hanyuma ibindi ndabikwereka akira uko ijwi ryanjye ryakumvika skemane go Hey Robert meze neza nanjye meze neza ko natangiye kugukumbura se nawe nkumbuye oh c'est bon none se ejo ufite akazi nese twapanze ejo muri après-midi ukazaza kundeba nzaba ndi mu rugo njyenyine bon fait nyine hari ukuntu atangiye kumva nyine mwiyumvamo ukuntu byumva ndi kuvuga nitonze cyane bikagukurura iyi nsaba ndagutegereje ejo
Yes, a prince. Okay. Sorry, Shira washinze mu duce umwana wa uzi igihe twagutegerereje yo hari ambutiyaje dokuri meze neza dokuri umeze neza nawe ubonye se grand se akabisi kashiye ariko we mumara mu buntu wimumara mu buntu ngira mpobere ngo muterure mama muterure shana mami nari mbakumbuye cyane uzi ukuntu twari twakwiteguye bwayicarire oya ahubwo rwayibanza umwereka hajya n'igikapu reka nyimujyane sibyo kimujyanye urajyanwa na mutangiye kuvuga inkuru njyewe nta aha turabaza ucumbitse mwe mwese kuvuga inkuru nanjye mbanze aravuga ngo tube ducecetse turiya ducecetse tubishobora ahubwo namuheruka kera umeze mute meze neza ngaho banguka twanza gutangira inkuru utarahagera amakuru y'iminsi naje banguka urugero arukuyeho nikaye none se shera bimeze bite bimeze neza twavugaga ngo ukuntu ahubwo twavuga ngo ntiduteka tugiye guteka se yawura ese mwari mugiye kuburara yego kumana njye narivuye ku kazi ndushye no ku ishuri byose mfite raporo ntasoje ariko ndishimye wongeye guteka se maze yasutse n'ibintu nk'iby'abasitari ariko bibona thank you oye uzi ikintu tugiye gukora tubanze tukwakirize ikizi fanta ji amata shera suko nakunda fanta arabizi ahoramo koka agakoka ukuntu twasohokaga tukajya kurya amakeke hahandi muri karitsiye agahita avuga ngo bamuhe na koka we ibaze mba ndabikunda cyane ngaha muzanire ndumva rwose amaraso namwe naba pepe aba hahiye ako yarabyibushye ameze neza so umwana umwe rwose uri kumuha kiri avuna umuriro akiyongeza undi nazanye n'ibibuno maze n'amataye bajya bavuga ngo ndagenda baravuga ngo ndagenda ngo nkanguka bakagira ngo ndi kuza nangiza kiri zimanje rero ko nagiye turiza we ngo njye niba nabashije mama reka ceceke mvuga ngo ndagabura ntabwo akigenda agaruka ubu ngubu nsigaye ngenda bakabona ndi nka actress umukobwa n'utera nyirika yego ko nako umukobwa nanone si ubwo guterana kanceceke ntagira abantu nkomeretse nushaka wivugire ndakureze wivugira ibintu byose mama ndahera kuri sheni ego niwe ngombwa niwe ugomba kwakirwa mbere tunywemo Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much? nanjye nta dadi ngira urabibona nawe n'uwawe yaragiye pole sana shamaze kwiyakira pe kubera ko inshuti zagiye zimba hafi cyane n'izihumuriza nabonye urukundo shano nawe nta na mami wawe ufite mana we buriya rero mwabana mami wanjye azakubera mami buriya hari ikintu buriya imana ikora kikaba cyo nanjye nakuze ndi imfubyi ariko nanjye ndakirwa ndirwa nk'abandi bana ngera naho mbanye na papa bagarita nawe arangije aransiga nawe papa wawe arangije arigendera ubwo rero inama y'umuryango irangije iraterana ivuga yuko sheyira agomba kuza
tukibanira ntabwo uzi ukuntu tugomba kwibanira byaranshimishije cyane. Ubwo rero bavuze yuko batoranyije mu muryango bavuga yuko nta wundi muntu ugomba kurera Sheila usibye ngewe. nanjye ukuntu nabaga ndi jyenyine irungu ryakwishe umva muri moto tuzajya tujyana tugiye gusohoka kujya twubaka umunwa noneho ariko ntuzagireho agakungugu ibintu byose mu byageze. ase tujyana ahantu hose tuzajya twambarana twambarane nzajya mbona twa dukanzu twanye twanze kunkwira njyewe kubera ya matayi yawe. Mugiye kumviraho indi mwenda ubuki niko ariko icyiza rero mbishakira reka nkubwire uretse maze mvuga kandi ku mutima bakimbwira ko nzaza hano umutima wanjye warishimye naratekereza nyine papa akimara gupfa naratekereje ubuse ninde muntu wundi azandera nkumva umutima wanjye urishimye noneho ntekereza wowe noneho bakimara kwemeza ko nzaza gutura iwawe my God nafukamye ndashima amen amen zadusuka muri weekend Eva ni karibu nishanaga mbura umuntu ugenda mu nzira akamfotora ngo dufate snapshot nkanya nifata nishimye ntabwo uzi ukuntu nkunda vibe zawe wasaze wigize uwada ahubwo murumva ko mutekereza ibitandukanye n'ibyanjye ngewe nishimiye ko ngize abana babiri muri mere wacu ariko muzajye mukora ibintu byose mushaka nanjye harya ni mbehe muzajya mu tuzatugenda no kuri swimming pool twamayodo ubundi duhita twisohoka sinapinga we yego murimo kungurisha bazajya bareba status umva Sheila uziko mama yamenye gupostinga kuri stati sure asigaza no kuri TikTok maze yego ko ndabizi no kwifotoza meze nya kamera nya hari n'ibindi bakoze reba mama yapostinze iki kintu cya ruhura umutima kuri TikTok usi yabona views zingahe ntigeranya niba ari gutya until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. ikintu gusezeranyije ni kimwe sibyo se ko mbona wowe usa nk'ukonje ukuntu ikintu nagira ngo gusezeranye ni uko ubu ngubu kuba warabuze ababyeyi uramfite ngiye kuba papa wawe mbe na mama wawe kuba umuryango waranyizeye ukakumpereza nuko wabonye ko nitonda ubwo rero ngiye kukugira gute ugiye kubana na mukuru wawe Darida hanyuma mwarara mu cyumba kimwe wafata icyumba cyawe mbese hano urisanga sibyo mwana wawe uyu nguyu arimo kuvuga ibyo tugamba weho rero ikindi kintu ngushakaho ni uko ugomba gusezeranya ko nawe niba nkubwiye ko nzakubera umubyeyi uzambera iki ni ukuri nzakubera umwana mwiza nzakora icyo ari cyo cyose mushoboye kuko wemeye kunyakira ni ukuri umutima wanjye uranyuze ndabyishimiye cyane ndishimiye cyane ku buryo mutabyumva I was an ordinary boy until I Sheila nawe ntihemerewe ndagupromisinze ko nzakubera umwana mwiza nzakubera sister wawe mwiza nzakora icyo ari cyo cyose kugira ngo wishime n'ukuri ko mwemeye kunyakira mu muryango wanyu nzabera umwana mwiza nzajya ngufasha imirimo nzajya nkugira inama nubwo uri mukuru wanjye ni ukuri ndishimye cyane Sheila ubwirwa uvunika nanjye nari mbabaye kubona sister wanjye kubaho ndi ikinege ntabwo byangwaga neza nanjye nzakubera umukuru wawe mwiza nzagukunda nzajya ahantu hose nkurishe ishusho thank you ndabyishimiye rero ko twari turi kumwe turi babiri
ariko ubu twungutse undi mwana ni karibu rero bana banjye. Thank you, mami. Ngaho rero mugabo undi hari n'iki ngiye kumwereka room. yego Chambre. ngaho strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary. Karimo. Stop. Have me, please. Bravo. Oh, yes, I'll have a seat. Thank you. Meze mutese. Meze neza. Okay. Sheila arimo se? Nitwa Dada. Ndi grande sœur wa Sheila. Okay. Mwese. Nebwe. Njye nitwa Robert. Ndi inshuti ya Sheila. Robert Mugabe. Oya. Ni Robert Robert. Ingezi. Robert. Nahumura neza. Urakoze cyane. Ufite ubwoba. Oya, uko Wow, wakogoshe neza, agakwafu keza. I like it. thank you. Mbakiriza iki se? Bihari nta kibazo ntiwigore. Lili? Yeah. Ikindi bugitemo cyose uracyo. Nta kibazo. Minute. Yeah, thank you. Oh my gosh, oh my gosh. Thank you. Nizere ko ntatinze. Ntabwo watinze. Kakugere kunyota. Urakoze. Ufite ubwoba hano iwacu dukunda abantu twakira abashitsi neza. Oya, nta kibazo ni byiza. Nuko nyine. Ndiko mukuru mumuramba nakohera hasi. Nuko nyine Eh. ntabwo mumenyereye nyine. Ntabwo menyereye. Ngiye maze nisanzura ku bashyitsi cyane. None se We nawe ujya wisanzura ku bantu usuye? ndisanzura ariko ku muntu umenyeranye nawe nyine. Shana se n'abasitari bo muri Amerika. Urakoze. Nase Sheila ari Uzi ko umeze umbaza akashira. Uri kumbaza kariya ga pipo ko mu cyaro gute? nyine kare twavuganye ambwira ko nkumbuye. Ukomeza kumbaza ibyo ngibyo mbaza kariya gapfubyi ducupikiye ahangaha kagashitani. Kashatse kunyica. Kakankira sume yapanya mu biryo nkabibona. Akantu kirirwa kazana ubuhungu butembera hano muri salo bukatubuza muri inzu yacu barayigize nka lodge. Uramumbaza n'ibiki? Umva tambihirizo. None se Tambihirizo. iyo mico ko ntayimuzi we. Yakwiyorobetse wenyine yakwihisheho. Akurabona hari icyo ntwaye kukuganiriza. Ufite kunganiriza ariko kandi ubikuru uretse ko Nese arahari wenda nawe musuhuze nawe hari ninjye ngomba kwakira abashyitsi baje uyu munsi. Nyine yari yamamagaye ambwira ngo arankumbuye ngo tubonane. Yes, famille tugomba kwakira kandi nakubwiye ngo ukomeze kunkura muri mood ukuntu mva nakwikundiye.
urakoze ariko katuganire nyine tutuje sibyo tuje gute se ese wabaye ikuru se umumama nigeze gusanga hano w'inzobe ni mama wawe ye ni mama ndabona munasa shonye ukuntu mufite mama w'icyuki shaturi beza iwacu wese arahari mama aracyari ku kazi ariko aratandukanye wawe ushobora ufite n'intoki nziza ufite intoki nziza impeta yakubera Robert shera se umwami yagiye he ukomeza kumbihiriza mudu nakubwiye ukomeza kumbwira uwo mupepure w'umuturage akagome akabishu non je n'aime pas ça. Ok. Tu me comprends? Ubundi wewe wakwitana nitwa Dalida. Dalida. Nitwa Dalida. Queen of the Queen. Nishimiye kumenya. So I'm Queen of the Queen. Queen of the Queen. Yeah. I deserve it. Nishimiye kumenya so. Okay, nice to meet you. Mushaka kugenda. Wihutishijwe n'iki? Ya nuko erega naje mfite gahunda yo kubona na Sheila. Sinzi nimba yabeshe. Ako nabyemera. Si byo utangiye n'ibiki. Na mama jya nterura ngomba kwisanzura. Ese genda mama wawe. Umva. But calm down. Ako wajya umusirimu gasemuka. Umva uri mu rugo iwanyu. Umva mubwira akantu utatwumva. Ufite ubwoba. Feel free. Reka kugira ubwoba. Ibi bintu ntabwo bimenyereye. Umva nimba Sheila adahari reka basi ntaye nzagaruka. Robert nakubwira reka gukomeza umbwira kari agaturage gasa nabi gafite ubucafu. Katanize gafite amashuri angahe. Okay kabasi. Ubu ngubu ukugaragara. Umusore mwiza nka uri kwiruka inyuma kari agaturage ngo kagatindira kazakugeze kuki. Uko winjiye muri nonzu niko hinjira n'abandi bakirirwa bameze nk'abari muri défilé de mode. Waretse gukomeza kwiruka inyuma kari akantu gaturage. Kangende. Cyende umuhungu nkawe ukanga imwe dukobwa nka turi yagute. Dukenye dushaka. None se ko ari we tuziranye we nahubuze. Sheila ntabwo buberanye ahubwo uva ku giti dore umuntu ugize amahirwe ngo waye n'amakuru y'ibyo akora nyaguhaye for free. Fine. Eka ngende ubwo nzagaruka aha sibyo. Akusugiye ute? Umva wagenda utyo. Come on. Nukuri kumva ibyo mubwira nako. Dalida. Ibindi byose nabyihanganira. Ariko kumbeshyera ukambeshyera ngo abahungu birwa hano. Amagambo yose wakavuze nayumvise. Niba mvuka mu cyaro ndamaze. Nundi mutazandungura urutoki nkazazivuna. Nundi musi ntuzongere. Kuzantungura urutoki mukansuzugura iwacu. Murahoberana se muhoberana muhoberana ipumuso dusohokere mu. None se kuki wambeshye? Uyu mwana ubundi muramuziza. Undi se nakubwiza gukuri inkani. Ndure yaturutse iwanjye se yateye. Ngwino urebe noneho baduteye hano mu. Basigaye badusuzugura. Ndebere. Ngo bimbeze bite? Niko. Mwana. Ndabona Sheila yangaje umujepe mu nzu yacu. Uyu mwana mumuziza iki mu byukuri? Uri umucamanza? Ntago ndi umucamanza. Uri iki hano? Ndi inshuti. Anava marije. Gira vuba vuba. Turagenda kandi ku neza. Ese ukagenda Sheila, uzi niki nimba ufite ibintu byawe mu mujyi. Njemwe ahantu mujyana. Mujyana. Ariko uzi ko ibintu mukora ari hohotera. Kuva rya bikuruwaje ufasha abababaye. Murototeza ibi birahanirwa n'amategeko. Robert. Out. Sheila tugende. Ariko mumenye ko Sharire mwana. Hano agaki. Umuyaga uvuye mu rutoki. Bare. Ashira n'umuhungu wambwira ufite ubwenge buke nka buriya. Mami. Umuyaga utuvire mu rutoki. Karagashyano kavuye. Ni kagende. Kagasigaye kananutse n'inzu. Akomana shira gitipe nanjye nacyunye numva nguyemo nkajya numva. Turahombye. Twihagazeho nyine nshiye amazi imbere ya kariya kanagazi sura yagafundiye. Sakanya bibazo. Ako se buriya nikazagaruka buriya bashwanye. Noneho tukongera tukamutwara. Uri muntu wese ahubwo ngewe. Mami buriya hari ikintu mbonye.
sha twarahemutse pe guhemuka gusa nubwo twihagazeho mu byaha ariko twarahemutse ukuntu twazanye umwana tumukunze turinze tugatanya kumutoteza yewe ngo nuko ngo yandushije umugisha mama ntabwo imigisha y'abantu ntabwo ibyiganirwa nicyo kintu mbashije kubona kandi buriyo nza kwitwara neza nkaba nk'inshuti ya Sheila nkamufata neza nkamubera sister we mwiza uriya mutipe yari kuzankunda yari kuzagukunda none se mama we kutigeze ungira inama ugahuguka ukankigiye akaba ushoza intambara ugatuma tumugirira nabi Sheila tukamuhemukira ngo kivuga ngo nari ngitambitse ahubwo naragicuritse ukambwira ngo uburyo ngo ngiye kujya muri diro ngo nigarurire Robert bikarangira byanze anshiye amazi ansuzuguye moshe akahombye arabimenye kamubwiza ukuri nubwo uriya mugabo musohoye n'ibigufu byinshi yabidushaga akakumva gihumura neza umuhobera ibaze wigumya gutwarwa nawe nagize feeling wigumya gutwarwa ahubwo turebe icyo dukora mama Vicente surumesa oya ibyarangiye twihombeye ahubwo ikintu tugomba gukora buriya tugomba kuzashaka uburyo dushaka Sheila tukamusaba imbabazi ni byiza ko twara ari n'imfubyi en plus imfubyi we papa we avindimwe na papa wanjye ntabwo se ibyo nari naramusezeranyije ni ukuvuga ngo ibyo twamuze ntabwo twigeze turinda ijambo twavuze urumva tutarahemutse nta kundi wabaye umubyeyi gito nanjye mba umuvandimwe gitoya kandi kwihagararaho rwose ubugabo butisubiraho bubyara ubukwe ntabwo ari byo rwose pe rwose tuzamusaba imbabazi bakunzi ba Ganza Film turabaramukije mwakoze kureba ino episode turangije mubonyemo umubyeyi gito kandi akaba aranabitoje n'umwana we hanze aha ngaha bireze ko abana b'imfubyi bahura n'itotezwa ari ryo nagiye nkora ubwo rero n'uwo mwana nareze nabwo bikagenda gutyo nawe akagenda agera ikirenge mu cyanjye ubwo rero harimo ihohoterwa rihagije rwose mwabonye ukuntu uriya mwana yaburabujwe ariko imfubyi ndazikomeje nazisaba kwihangana kuko ibihe barimo bashobora kuzahura na Robert nk'uko byagenze muri episode kandi burya ubugabo twisubiraho bubyara ububwa nk'uko twabivuze iyo mwakosheje cyangwa iyo wareze uwo mwana w'imfubyi wowe uri hanze aha ngaha waba warahemukiye iyo mfubyi turagusaba kugira ngo ugire umyaboneka umusabe imbabazi kuko warakosheje kandi numara kumusaba imbabazi n'uwo mwana w'imfubyi warenganyijwe nawe azamenye kuzitanga murakoze turabakunda cyane